uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we zunguru y'amarembo shenge ruragendwa uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we ruragendwa abahungu ruragendwa abakobwa we uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we nimugende nimutinye ntacyo babatwara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we rwuguru y'amarembo shenge ruragendwa we uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we iyo mwambaye shenge musamaza abahandi uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we ruragendwa zirayumva mu mataba ya nemba uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we burya umwana ujya iwabo ntabarizi uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we ukwiye amaze iminsi burya ntagitaje uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we n'ukuri kw'Imana u Rwanda ruraryoshye uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we hakabaho mu Rwanda u Rwanda rwa gihanga uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we zunguru y'amarembo shenge ruragendwa uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we ruragendwa uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we yewe ujya kurata intwaro ubanza iziwaye uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda n'ukuri kw'Imana we n'ukuri kw'Imana we ukuri kwa Mungu we namweshu Rwanda mwe ruhengeri na Gisenyi Imana umutara n'umuganza we Mutare na Gitarama ngo Kigali na Gitare we u Rwanda nta mahoro mama akimuhana kaza imvura ihise. Akimuhana kaza imvura ihise ni umugani abanyarwanda baca iyo bagendeye ku muntu ubonye ikintu mu mpitagihe. Iri jambo rero ngo ryadukanye bwa mbere mu Rwanda n'umwami witwaga Yuhi Gahindiro wari utuye Isheri na Butera Hirunda Kagihara, aho ni muri Rukoma ahasaga mu mwaka w'1800.
Gahindiro rero ngo yari atuye urubona rwa Gihara, ngo yagiraga abantu benshi mu rugo rwe, bituma yiha umugenzo wo kurara aruzenguruka nubwo yari afite abararirizi. Bukeye agiye kuruzenguruka nk'uko bisanzwe, imvura iragwa iramuziga. Imaze guhita abona kugendagenda, aza guhura n'abana babagiwe bavuye kwiba ibishyimbo byo gutonora n'ibihaza byo kugerekaho. Abakubise amaso arabamenya, arababaza ati, murava he basha? Banga kumuhisha bati, tuvuye kwiba. Arababaza ati, mwibira iki ko urugo rwanjye nta kirubuzemo? Baramusubiza bati, ubu se watwereka umurima nibura ungana urwara wahinzemo ibi tujya kwiba? Arabihorera baragenda. Ba bana bageze mu rugo babura inkwi zo gutekesha ibyibano byabo, babirarana ubusa. Mu gitondo Gahindiro aravunyisha, mbese ahamagaza abanyagihara n'abandi bahegereye bose, abatuma amasuka. Bamaze kuyagezaho abajyana Isheri na Butera, ahahingisha umurima w'ikinyagamure. Ni ukuvuga ngo ahahingisha umurima munini cyane urangiza igikombe kiri hagati ya Sheri na Nyagisozi, awita Rwangambibi. N'uyu munsi icyo gikombe kiracyitwa Rwangambibi. Nuko awuteramo ibishyimbo n'inzuzi n'isogi. Bimaze kwera ategeka ba bana bo mu rugo kujya babyitonorera kugira ngo boge kujya bararikira ibitonore. Abana baduka umutone bararya barashisha. Bamaze kurengwa Gahindiro yiganisha aho bateraniye, asanga banezerewe. Arababaza ati, mbe harya bya bishyimbo nabafatanye mwibye burya mwarabitetse? Bati, ntabwo twabitetse, imvura yaguye ari nyinshi tubura inkwi turabirarana ubusa. Araseka arababwira ati, erega abana banjye burya kimuhana kaza imvura ihise. Ati, ese ubu ko imvura igwa hari ubwo mwari mwarara ubusa? Abana bati, oya. Nawe arabasubiza ati, nimujye mwihingira ibyanyu musorome imvura itaragwa, kandi ninagwa mutonorere mu nzu mutekere igihe ntimuzaburara. Iryo jambo Akimuhana ubundi ni izina nanone yari yarise umurima yihingishirije umurinja aho ku mayaga. Nyirasenge Nyiraminoga ya Gihana cya Rujugira ngo yari amaze kumwima amasaka n'uburo byo kwamaza urubanza mu gihe cy'imvura. Waho kubimuha amutumaho ati, dore ubu ni mu gihe cy'itumba, nta bantu nabona bo kungira mu kigega bafite ibyondo ku birenge, sinshaka ko banyanduriza imyaka. Uti, umunsi imvura yahitutse uzaza guha amasaka n'uburo wimarira urubanza. Gahindiro amaze kubyumva atyo, asanga gutegereza ibizava imuhana atari byiza. Nibwo kwihingishiriza umurima we wose, urangije awurangiza muri murinja yose. Ati, Akimuhana n'ubundi ntacyo kamaze, niko kwita uwo murima Akimuhana. Ubwo yashakaga kugenurira ku magambo ya nyirasenge yo kumurindiriza kuzamara urubanza imvura ihise. Awuteramo imbuto zose yifuza, azihawe na Mirenge ya Kigoga ku Ntenyo. Mirenge uwo rero yari yaturutse i Murera, atura mu Nduga ku Ntenyo, ahagabiwe na Nyiramibambwe Nyiratamba, yari nyirakuru wa Gahindiro nyine. Gukorera ko Kimuhana kaza imvura ihise kadutse mu Rwanda hose. Kuva ubwo baba babonye uwamaririjwe agitegereje ibyo atazi ndetse n'iyo bizava kandi ari ibisabano bati, ese uramanjirirwa ntuzi ko Akimuhana kaza imvura ihise? Akimuhana rero bisobanuye amaronko y'impitagihe. Akimuhana rero kaza imvura ihise, tubonye inkomoko ndetse nuko yaje kuba insigamugani. Naha ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, kandi dukomeza kubasaba kugira ngo mukomeze muyikurikire, muyumve, muduhe ibitekerezo, kuko natwe turayishaka tukayisoma tukungurana ubumenyi bushingiye ku mateka y'u Rwanda. Murakoze, tuzongere ubutaha. Rwanda nziza
rwose urwituze dutuyemo dutuje amahanga gutaka atakuze ingingo mvuga ikise rumuri rutazima rutumurikira ngo tutayoba ukunda ubumwezi werera amahanga Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe komeza ujye imbere wese mihigo maze abakwigenga bose ubahashye tubereke ko ntawe waduhiga nta kabuza twambaye ikirezi turabizi ko ikitwereye duhuje intego kandi duhuje impembe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe ndagukeje ntamati idatinya ya rwiringirwa ngabo rutiganda imbaduko yawe si iya none gahora uganza nkundirwa kurusha twoka guhura nawe ufite agaciro urw'inziza we abatunenaga ubu badutera icyansi koko genda Rwanda wejeje Imana genda Rwanda wejeje Imana Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe bateye Rwaserera. Bateye Rwaserera uyu ni umugani baca iyo babonye abantu bahinda bateye imvururu, niho bavuga ngo bateye Rwaserera cyangwa se yateye Rwaserera. Wakomotse kuri Rwaserera w'Irusororo mu Rukaryi, aho ni muri Kigali ahasaga mu mwaka w'1700. Ubwo hari ku ngoma y'umwami witwaga Cyilima Rujugira, maze hatera inzara ya Kandari yogoza igihugu cyose cy'Ubwanacyambwe ndetse n'Urukaryi no mu Buganza bwa ruguru ndetse n'ubwepfo. Abantu bo muri utwo turere rero bicwa n'inzara karahava. Mu Rukaryi, Irusororo hagatura umugabo witwaga Rwaserera, akaba umukungu ukomeye cyane ngo yari afite amasaka yuzuye ibigega. Abantu bo muri utwo turere bakajya kumucaho inshuro kugira ngo bagire icyo babona. Inzara igumya guca ibintu rero muri utwo turere. Bukeye umugabo wari utuye mu Buganza bwa Kiramuruzi witwaga Rubanguka rwa Mpama arikora ajya gukeza Rwaserera. Ageze iwe ati nje kugukeza ngo nsindire iki cyago cy'inzara. Rwaserera aramwemerera, aramuhaka, amushyira mu bahinzi be. Bukeye Rwaserera ajya kureba mu bahinzi be uko bahinga. Agezeyo asanga Rubanguka yihagarariye ntacyo akora. Amubonye aramutonganya, aramutuka cyane ati
dore ngo iyo nyana y'imbwa y'umuganza w'umudeshyi ngo iradebagiza abahinzi banjye. nkawe iwanyu mwarishwe n'inzara, ni ubunebwe bwanyu gusa, kuki mudakora? Rubanguka byumvise ararakara, isuka yijugunya hasi, aragenda n'inshuro yaciye arayita. Ataha iwabo Kiramuruzi, ageze yabitekerereza abaturanyi be. Ababwira uko Rwaserera ari umugome wasagutswe n'umurengwe ukabije. Amaze kugenda, Rwaserera biramubabaza ati, nta wundi muganza nzongera guhingisha cyangwa ngo muhake. Kuva ubwo rero uje guhakwa kwa Rwaserera akabanza kumubaza aho aturuka, yamubwira ko aturuka mu Buganza akamwirukana. Abanyabuganza babura aho bahahira. Haciye iminsi, Rubanguka abagisha inama yo gutera Rwaserera ngo bamunyage ubwo bukungu akangisha. Baranga bati, ntabwo twakwiteza umuntu ejo bundi batazatureba nabi mu batware cyangwa ibwami. Abandi barembejwe n'inzara baremera bati, tuzamutera ahubwo bazatwice aho kwicwa n'inzara. Nuko ngo bugorobye baboneza iy'urusororo, bakomeza ijoro ryose. Umuseke wa mbere utambitse bavuza induru ndende bati, umwami yatanze Rwaserera. Rubanda bakangukira hejuru, abanyenzara bose babyumvise batanguranwa kwa Rwaserera. Mbese igihugu cyose kirashika n'isahinda gitera Rwaserera. Baramusakiza, bamusahura ibyo yari afite byose, urugo baruha inkongi. Ahari we haratikira hazize uwo mucanshuro Rubanguka mwene Mpazi w'Ikiramuruzi. Rwaserera rero aza gukena, abura epfo abura amajyo n'amaza, bitewe n'uwo mugabo witwaga Rubanguka w'Ikiramuruzi. Rubanguka rero yaje gutungana, waratunganirwa abikesheje kuba yateye uwo mugabo Rwaserera. Kuva ubwo rero muri rubanda babona abantu benshi bari ku musozi basahinda, bakavuga ngo bateye Rwaserera. Ubwo nyine baba bagereranya n'abateye Rwaserera w'Irusororo azize agasuzuguro ke ndetse n'umurengwe. Ngaha rero aho dusoreje umugani wacu uyu munsi, turabashishikariza gukora subscribe mukajya mumenya imigani twabasomeye, mukayimenyeshwa hakiri kare kugira ngo muyumvire igihe. Turabibutsa kandi ko imigani myinshi tubasomera aha tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ibirari by'Insigamigani rero ni igitabo kibumbiyemo imigani myinshi. Nawe twagusaba kuba wenda wagishaka ukakigura se ukagisoma, cyangwa se waba utagifite ukatubwira umugani twagushakira twagusomera. Murakoze, tuzongera ubutaha. rusange w'abasogokuruza ari data na so bose barawusanze ubasonzoranyiriza mu nzu y'amahoro impumeko y'ukundira kundira ramba bambe umubano mu bantu umubano mu bantu
mama warandeze umpa urukundo rwiza udutoza gukunda nuko turi babiri nta n'umwe uvanguye nkwijeje ikintu kimwe ko ntaza kwibagirwaho n'abandi hose kuko wambereye byose nta na hato yusize niyo mpamvu ngira nti uri ikirenga we icyambu cy'Imana disi urugero rwayiheza amahama ngenza kurwanira ishyaka mubaza kurwanya shenge igiti nashibutseho ntacyo uzaba mpariye mama wambyaye mama nkesha imico myiza ukora ngo nishime ngo neze gushakashaka hose ngo mbeho neza mama wambyaye. maze rero munkundire mbasuhuze inshuti zanjye nkunda kandi muza ku mutima muri imfura zitari impfunye muri kumwe n'umutaramyi Joseph Hagenimana murabizi ko aho nageze ni ugutarama agati kamwe kagaturika akandi kakamera. uno munsi rero nifuje ko twaganira ku ngeri y'ubuvanganzo bita insigamugani. Insigamugani uyu munsi nabateguriye ni insigamugani bita imirumbire yaba iya ntenyo. uyu mugani rero umuntu awuca iyo abonye agobotswe n'amaburaburizo abandi bahinyura agashobora kugoragoza icyari kimubangamiye nibwo agira ati n'imirumbire yaba iya ntenyo. wakomotse rero ku bashonji mu Buganza ahagana mu mwaka w'1800. ku rwimo rw'umwami Yuhi Gahindiro mu Rwanda hateye inzara kirimbura bayita rukungugu. amapfa yaracanye ibintu biradogera mu mpande zose z'u Rwanda. yaracanye mu Buganza, mu Mutara, mu Byumba ndetse no mu Bwanacyambwe. mbese uturere turarimbuka. ibintu bimaze kuyoberana abagabo babiri bo mu Buganza barokotse iyo nzara bumvaga bavuga ko mu Bumbogo bwa Mbirima na Matovu hakikanyakanya. nibwo bikoze n'abana babo n'abagore babo baboneza nzira. bagezeyo basanga Bambogo nabo bahonda inguri. babikubise amaso barumirwa baribaza bati tubikitse dute ko tubona icumbi kandi ntidufunguze tubaye abande. bigeze aho baragenda biroha mu rugo rw'umukecuru w'umupfakazi wari uri aho mu Bambogo. bagezeyo bamwaka icumbi. umukecuru arababwira ati nimurare ariko nta funguro mubona dore natwe turicira isazi mu maso. baracumbika ariko barara bagera ijoro. babaza wa mukecuru bati mbese ntiwatumenyera aho u Rwanda ruruta urundi? umukecuru ati numvise ko hakurya hariya ku Ndiza hapfuye gukanyakanya ariko jyeweho nabuze intege zihanjyana. abagabo barita mu butwi. bukeye baradogagira bambuka Nyabarongo bafata ku Ndiza. bagezeyo basanga hari hanyuma y'aho ngaho bavuye. nibwo bigiriye inama bati aho gupfuru nimuze dusindagire dusubire inyuma twirohe muri Nyabarongo. abagore babo babyumvise, murabizi ukuntu ababyeyi b'abamama bakunda abana, barababwira bati nimwigendere mwenyine ntitwatinyuka kwirohera abana mu ruzi. mu gihe bakibivuga bumva abandi badari bavuga bati tugiye ku Ntenyo ngo bejeje uburo. ba bandi bati natwe nimuze tujyeyo tuhace inshuro none twazarokoka. nuko bikoma abo badari bandi baradogagirana bataha mu Mangara. bukeye barasindagira bagera ku Ntenyo batungukira mu murima w'uburo bw'umugabo bitwaga Mirenge ya Kigogo. uyu wari ukize cyane
mujya mwumva, ku buryo na n'ubu umuntu ukize bigaragara bavuga ko akize ibya Mirenge ku Ntenyo. Bakibukubita amaso ntibiriwe babaza, biroha mu murima n'abagore n'abana. Ubwo bawugezemo abarinzi mu gihe bari bagiye mu rugo bagiye gufata amafunguro, ariko kandi n'ubwo buro bukaba butari bwera, bwari bwareze ibitarutaru, bwari bwararumbye. Bamaze kubugeramo baratangira barahekenya. Igihe binikije bashibuza, abarinzi babatungukiraho barabafata. Bagiye kubakubita barabatinya kubera ko babonaga abo bantu barishwe n'umudari, barishwe n'inzara cyane benda guhodoka. Nibwo bigiriye inama ati aho kugira ngo tubakubite, nimuze tubajyane ahubwo tubashyikirize Mirenge abe ari we ubitegekera. Abo bashonji bageze kwa Mirenge, ibyanga byari byabarenze. Twibukiranye ko ibyanga iyo uburo cyangwa umuceri utarera, uramutse uhekenye utuzi tuvuye mu muceri cyangwa mu buro tw'umweru nitwo bita ibyanga. Mirenge abakubise amaso rero abaza abarinzi ati aba bantu ibyanga byarenze, none nibaba bamariyeho twaturumbaguzwa tw'uburo? Abandi bati ese w'amaso ntaguha? Babadari bumvise Mirenge ko navuze ngo nuturumbaguzwa, bati naho ndetse n'imirumbire yawe ya Ntenyo. Ubwo bashakaga kumvikanisha ko nta handi mu Rwanda ushobora gusanga uburo nk'ubwo Mirenge yari afite. Abantu bari aho babyumvise babagirira impuhwe, na Mirenge arazibagirira, ndetse abashyiriwe bacayo inshuro barakira. Nguko rero uko Mirenge yakijije abashonji inzara ica ibintu mu gihugu. Nubwo ubukire bwe icyo gihe bwari buke rwose, yari abusumbije abandi bose bo muri icyo gihugu, kuko iwe ariho honyine hari uburo bweze. Ngubwo rero ubukire bwa Mirenge ku Ntenyo mujya mwumva bavuga. Nuko umugani utangira kwamamara, umuntu yaba amaze gushoberwa akagobokwa n'akantu k'amaburaburizo abandi bahinyura, agashobora gukika icyari kimubangamiye cyangwa se kimwugarije, noneho we akagira ati nimurekere iyo n'imirumbire yaba iya Ntenyo kwa Mirenge. Ubwo rero imirumbire ya Ntenyo muri ino minsi twayihwanisha n'amaburaburizo. Murakoze rero, tuzaganira no ku wundi mugani ukurikira. Mwari muri kumwe na Hagenimana Joseph, kandi mbahoza ku mutima. mugendera ukunomero uwo tomboriza gwaho nzafatu imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana imparamba. Yemwe bakobwa iri sinaribonye aho inyangisha igishuru yama maze isazi karucanira amavinyo garuzi yo gwaho inkindi imparamba nyirabihogo
ntarinda urugo imparamba imparamba nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje imana imparamba mwana wa mama wise kutabo umunsi wabonye hazacura iki guhora ubona bitera imvune guhora ugenda bisenya urugo urwose urusha kubona umuruho imparamba imparamba nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje imana imparamba igituma ndirimba amarira agatemba mama wambyaye yigereye iwabo data wambyaye yagiye imahanga urumuna wanjye yabaye ikirangara mushiki wanjye yabaye icyoma sininkora mariyaje nzaherekezwa nande imparamba imparamba nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje imana imparamba 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 nyirabihogo nyirabihogo byiza byahogoje imana